gusezerana byo kubana akaramata, ahubwo ari ukubihinduranya nk'uko abantu bahinduranya umwambaro. Oya, iyo mpamvu nizera ko mwabitekereje igihe gihagije mukanabisengera mukabona ko ari ngombwa ko uyu munsi mukwiriye gusezerana, mukabibwira itorero ndetse n'imiryango, mukaba muri hano mwiteguye guhamya ayo masezerano. Kubw'iyo mpamvu murasabwa guhora muzirikana aya masezerano mugiye kugirira hano mbere y'Imana, mbere y'itorero ndetse n'imiryango, kandi mugahora muzirikana inshingano za buri wese. Inshingano ya Diane akayimenya, yahora aganduka muri byose, akajya amenya ibikubiye mu nshingano ndetse no kubishyira mu bikorwa, akamenya ikibanza n'igikurikira, kumenya gutondeka ibintu, ikintu cyose kigakorwa mu mwanya wacyo. Abantu bajya bavunika cyane mu miryango bagakora ibintu byinshi. Ndabyemeye. Imana amashyi. Reka maze na Diane mbere y'Imana ishobora byose, usize umutima wawe mbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo, ndakubaza we Mukashema Diane, wemera kubana na Dushimimana Emmanuel wakubera umugabo ushingira mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mabaro cyangwa umunezero, cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kugandukira kuri byose, mubere umwizero udateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo niba ugendera ubwo zitabyemeye. Imana amashyi. Noneho twikurure umugeni we, mutwereke buri wese tumureba mu murango. Kanya n'akawe Emmanuel, ni karibu rwose. Aririmbye se ni akantu kajyana n'uyu mwanya, ibikoresho
Samuel ati ndaguhobera rwose ntabwo wancikana. Akoze cyane. Reka dusabe rero Emmanuel yakire iriya mikorofone. Ati iyo mikorofone ubundi azamura ikiganza cyawe cy'iburyo kugira ngo uhamye aya masezerano. Yewe dushima Imana. Ambera umugore dushyingiranwe itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana yaba muzima cyangwa arwaye, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, ubukire cyangwa mu bukene, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse, kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashe. Imana amashini mu nzu. Urakoze cyane. Reka Diane nawe abigenza atyo, azamuye ikiganza cy'iburyo abivuga muri aya magambo. Mukashema Diane, isezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ko nemeye kujyana dushima Imana Emmanuel, kubera umugabo dushyingira mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamuganirikira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, ubukire cyangwa mu bukene, ibyago cyangwa umunezero, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashe. Bageze mu mwanya mwiza wo kwambika, sobanura ibintu byinshi, ugahaye ubutware, urukundo rutagira iherezo, ubonye uwo wari warabuze, impeta ivuze ibintu byinshi cyane. Reka rero ayimwambike kandi abivuga muri aya magambo. yewe dushima Imana Emmanuel, mwambitse impeta y'urukundo, isezeranye ko nkwegura ibyanjye byose, bihameze mu izina rya Data wa twese n'Umwuka wera, iby'Imana n'Umwuka wera,
Imana amashyi. Reka Diane nawe amwambika impeta kandi nawe abivuga muri aya magambo. Jewe Mukashema Diane Mwambitse impeta y'urukundo twanditse usezeranya ko mwegura ibyanjye byose gusezeranya ko mwegura ibyanjye byose yamije mu izina rya Data wa twese yabije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Imana amashyi. Urakoze cyane. Dusabe rero bapfukame kugira ngo tubasabire umugisha kandi namwe mwese muhaguruke. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, ushimiye ko ariyo watangije ubukwe. Turi hano n'ubundi kandi muri ubu bukwe washimye kandi tunejejwe n'ibyiza wateguye kuri aba bana bacu. Uyu Emmanuel na Diane washimye ko uyu munsi uzuza aya masezerano imbere yawe, bamaze kubihamya basezeranira imbere y'itorero n'imiryango kandi bamaze gusezerana ku bana akaramata. Natwe turabasabiye kugira ngo uyu muryango mushya wubatse ukomeze kuwushyigikira kandi uwo umugisha uturuka kuri wowe kugira ngo abazajya bawugeramo bose bajye babona ubwiza bw'Imana. Turabusengeye kugira ngo ukomeze kubaha ibikwiye byose kugira ngo umuryango ubeho neza, ibyishimo byabo bikomeze kugwira kandi byose bishyigikiwe nawe. Imigisha tubasabiye imigisha wo mu nda zabo kugira ngo babyare abahungu n'abakobwa bayikororoka. Turabasabiye ubarinde umubi kandi wakomeze umuryango ukomejwe nawe. Urakoze kuba hazi ibyiza byose kandi ukajya ubaba hafi mu gihe cyose bagutabaje, ukabumva ukabagira inama maze ukabayobora muri byose, ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza. Twiringiye ko byose ubikora ndetse n'ibyo tutavugiye aha byose ubona bikwiriye ukabiha ku bw'ubuntu bwawe. Bisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Tubahe seritifika bitoro byamugeneye kugira ngo bajye bahora bibuka uyu munsi. Yewe Pasiteri Uberaziza François, ububasha ahabwa n'Imana ndetse n'itorero ADEPR shingiye ko Pasiteri arakoze, Imana ni umugisha. Reka korari muyihuse bazana imbere bashyiraho ikorasi bahita binjira mu ndirimbo
umudiyakoni afashije abagenzi. Mwese muri iki gitaramo natwe kandi munyemerere bari bose bagiseruka mu marembo amashyi n'ubu ntibeze kuri Noheli yagendereye akabita ku muriro w'intanga amaze guhera ubugari isiro igeze ku marembo ndababona abasore b'amasozi ndababona bari kuri tayi francese ndababona sawa murakoze murakagira imana abajene beza rero reka batandatu mwiruburemo amatsinda amaze mujye mu byicaro byiza mwateguriwe kugira ngo duhe Emmanuel umwanya nanone kandi kirazira kwicara shobuja ataricara nimwicara ataricara ndabanyaga mwirinde kuza kunyagwa muri iki gitaramo rero Emmanuel rero uyu munsi ni uwawe ibyishimo ni bineza neza biri ku mutima wawe ndabona icyo birasa neza na Marini nabo ni beza n'imfura z'umuryango zarobanuwe nk'imfura iyi mbaga ikoraniye aha ngaha ureba Emmanuel niyo guteranyije ni wowe turi inyuma yawe tugaragiye uyu munsi rero ndagira ngo